shota neza cyane shot akubita ku giti buragarutse mbega birahyoreka mbega maji tora cyane na gatoya shyira hasi shota gwa neza cyane kubita umugeri shota kurura neza cyane shyira ku ruhande manura hasi runda hasi maji nago yoroshye ubu ufata urupfunsi aramukurura amukubana hasi amujya hejuru atimbura igikoni cya mbere naye bongeye basubiza hasi maji itoroshye bavandimwe maji nago yoroshye amfata n'ijosi aratimbagura afata akaboko aravuga ati wewe shahoze tonde peti. Mu buzima hagiye tujya tukiheba tukirataye ngo mana twabuze amafaranga ngo twabuze iki, ariko hari abantu babayeho mu buzima nk'ubu ngubu, reba ukuntu abayirwanaho. Ntukagire rero wiheba mu buzima ngo mana ngo aribyo utamaye, oya hari ababaye kurusha wowe barenze kandi cyane. Mu buzima hari igihe wicaye ibibazo byakurenze ubundi ugahaguruka ugatema ukibyinira ukabyina ukirangaza ibyakubayeho. Mu buzima tujye tumenya kwifatira imyanzuro, twirangaza ibyatubayeho kugira ngo tubone uko twubaka ejo hazaza ubuzima bwacu. Mu buzima nta kintu itagira impamvu. Burya n'umujura ntuzagira ngo ni ubusambo bindi bisanzwe cyangwa se n'ingeso, ajya bafite ikibazo runaka gitandukanye. Nk'iyi mbwa urabona nari nzi yuko yari nibye koko by'ububwa byayo, ariko naje gusanga nibeshye. Burya hari igihe aba afite nk'umuntu urembye cyangwa se n'inzara yamwishe, nawe afite uko agomba kwirwanaho mu buzima. Ntugacire umuntu iteka mu buzima. Mbega manzi tsere ngo arakinisha umutwe nebera nk'iki ngiki nebera nk'ibi nabyo n'ibishinyaguza, ariko buriya ndebere mbega amaguru yaragiye basigaye bakoresha imitwe we Amavubi yanakora ibintu bitangaje mbega shota neza cyane shota neza aritegura hano hari umukobwa werekana uko ateye. Abasore hafi ya bose barangariye ku matelefone bategereje kureba ukuntu ameze igihe barawe shwanyaguza ariko twanagoye kurangiza cyane handi nk'imubwira paca peti we jya ukurura ingurube z'iwanyu we Caritas. Nk'ubu nk'umubyeyi nkamufasha ku mana y'isi nijoro cyane cyo ni ikirezi ngo gishakisha imyaka yemwe ariko se nk'ubu ababyeyi nk'aba babaho mwagiye muhereza abana ibibakwiriye ko rero se umwana kuyosafa nta kintu kirimo niruzaga yorasido wegiye kwaje ari ryamarata nta kundi nyine mana we dore ifoto do kora subscribe and share kuri YouTube channel Turatsinze TV, ubundi twimanukira